Umwuka utari mwiza wari umaze iminsi uri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga hagati ya DJ Brian umenyerewe mu kuvanga imiziki ndetse na Miss Muyango umenyerewe mu byo guhostinga mu tubari. Abanyuma yuko basa nkaho bari bamaze kwerura ku mubano wabo, abakoresha imbuga nkoranyambaga bahise batangira kubota no kubatarama. Nyuma yuko bamaze kubona ko imbuga nkoranyambaga zose zatangiye kubatarama ndetse no kubavugaho cyane, bose bagize byinshi batangaza ku mubano wabo ndetse no gutandukana kwabo. Ni nyuma y'igihe kirekire cyari gishize ari inshuti magara kandi bakunda guhurira mu kazi ka buri munsi. Aba bombi DJ Brian ndetse na Muyango biyambazwaga n'abakire bafite utubari dukomeye kugira ngo babashe kujya gususurutsa abakiriya basohokeye muri utwo tubari. Icyakora mu minsi mike ishize nibwo DJ Brian yatangaje ko atagikorana na Miss Muyango, ariko nanone agaruka ku ngingo ivuga ko nta kibazo na kimwe bafitanye. Ibi DJ Brian yabigarutseho mu kiganiro The Choice gitambuka ku Isibo, ubwo yari amaze kubazwa n'umunyamakuru ku mubano we na Miss Muyango bari basanzwe bakorana akazi ko guhostinga mu kabari. Nubwo umwe yari umu DJ undi ari umu host, cyane ko hari hamaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga hari gucicikana amakuru avuga ko DJ Brian na Miss Muyango badafitanye umubano mwiza. Kandi abakoresha imbuga nkoranyambaga bakomeje kuvuga ko bafitanye ibibazo bikomeye bituma badakomeza kuba bakorana. DJ Brian yakomeje avuga ko kuba atagikorana na Miss Muyango cyahoze ari icyifuzo cye cyo kuzikorana wenyine. Yakomeje ati, kuba bigaragaye umunsi ko tutagikorana na Miss Muyango, kuva na mbere nahoze nifuza kuzakoresha imbaraga zanjye njyenyine, kandi hari igihe twabonaga akazi kameze neza karyoshye kadusaba kuba turi kumwe turi babiri, ugasanga umwe arabonetse undi ntabonetse, ugasanga ari uwo biteye igihombo hagati yacu. DJ Brian yamenyekanye cyane mu kuvanga imiziki, akaba nabimazemo igihe kinini. Yatangaje ko kuva kera yari afite igitekerezo cyo gutandukana na Miss Muyango, ahubwo agakomeza gukorana n'inshuti ye magara bakunze kuba bari kumwe ahantu hose DJ Brian agiye, ndetse no mu biganiro byose baba bari gukora kuri chaîne ya YouTube ya DJ Brian. Uyu mukobwa w'inshuti magara na DJ Brian akaba yitwa Tesha. DJ Brian yakomeje avuga ko kuba atakiri gukorana na Miss Muyango bizamutera imbaraga nyinshi ndetse na courage zikomeye zo kwikoresha wenyine, bityo bikazabasha kumutera gupima imbaraga ze igihe yaba ari mu kazi wenyine. Ikindi kandi DJ Brian yakomeje kuvuga ko nubwo agiye gutangira kwikorana wenyine ndetse n'inshuti ye magara Tesha, yizeye ko naho Miss Muyango agiye kwikoresha azabasha gukora, kandi anamwifuriza gutangira akazi ke neza. DJ Brian amenyekanye cyane mu kuvanga imiziki, yakomeje avuga ko nubwo yagirana ibibazo na Miss Muyango atari ibintu byajya ku karubanda, babyikemurira ku giti cyabo nk'abantu bakuru bitabaye ngombwa gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Nyaboneka niba ari ubwa mbere tubanye hano kuri chaîne yacu ya YouTube Bivugwe TV, ibuka gukanda subscribe ukone no kunzogera kugira ngo ubutaha tujye tubana mu makuru yose atambuka ngaha. Ikindi kandi niba warakanze subscribe ukaba umwe mu banyamuryango bacu ba chaîne yacu ya YouTube Bivugwe TV, uri w'agaciro gakomeye cyane, ndagushimiye. Nubwo akazi ka Miss Muyango k'ubuhosta kamusaba kuba ari kumwe n'umu DJ, akaba yatandukanye na DJ Brian. DJ Brian sibyo yashingiyeho kugira ngo abashe gutandukana na Miss Muyango mu buryo bwo kuba yabasha kumwicira akazi cyangwa se ko yamwicira inzira zo gushaka imibereho. Ahubwo DJ Brian we yatangaje ko gutandukana na Miss Muyango yabitekereje kera. Uti, nifuzaga gukora jyenyine kugira ngo mbashe no gusuzuma urwego rwanjye. Miss Muyango naye ku mbuga nkoranyambaga yari yamaze gutangaza ko atakiri gukorana na DJ Brian, bari bamaze igihe kinini bakorana. Kuri ubu Miss Muyango ni umugore ufite umwana umwe, ariko akaba yaratandukanye n'umugabo we Kimenyi Yves, naho DJ Brian we aracyari umukobwa. Mukomeze kugira umunsi mwiza.